erega jya umenya kuri mugenzi wanjye uba ugomba gusa neza nanjye nkasa neza. Nukuvuga ngo noneho njye urabizi ko mbikorerwa. Nubona nambaye isaha uzayamba n'utsutusuke nubona nambaye nawe wambaye. Nose kubera iki iterambere ryanjye wakumva ko ari agahinda kawe. Kucyumva ko nguteye agahinda. Nawe agiye kubona umugabo nyine nawe ukishima. Nawe ejo uzabona uwawe. Ariko ma reba twatubanya kondo Gihozo. Turakurana turigana mu bukene bwose twabaga turi kumwe, ariko abonye umugabo mbere yanjye. Gihozo yabaye inzobe, Gihozo arabyibushye, reba ibintu byose Gihozo afite. Nawe uzabona uwawe mwana wa. Hari ubwo nkubwiye ngo ugende umanura indege mu kirere basi. Kandi ibintu ndabigoranye. Ntayimanura. Hanyuma ndikubwira ibyoroheje mu ngubu gufata imodoka n'itike ukagenda. Hanyuma ibyo numva ibyo washobora. Basi rindi sezerano wampaye. Teta, Karame. biteze. Shana nawe uba wirukanka. Twakererewe kujya ku ishuri se. Ntabwo nakererewe. Ariko umeze neza. Meze neza. Nci iwanyu se nkabona Gihozo nawe uriyo. Kandi uyu munsi atari bujye ku ishuri. Kuko twabona yaherekeje Vincent kuko ndabasikanye ndi mu rugo. Ngiye ku ishuri bari kumwe. Yaherekeje Vincent. Uvuye mu rugo bari kumwe. None se amakuru. Sigamba n'utwenda twa siporo. Sha umeze neza muri iyi minsi. Tumeze neza. Sha umeze neza n'udukweto ndabona waraguze barakugura udukweto twiza n'akabaga. Sha mwarakize pe. Tumeze neza. Ya. Sha ubwo rero nyine reka ngende. Teta. Ubambwire. Umeze neza. Ako usigaye mu gikoma buri munsi ngo ko mugiye ku ishuri. Dore n'akayobesha kariyongereye none umva wabaye umuzungu. Umeze neza cyane. Kuko mbere kubona ibigo byari bigoye pe. Ariko ubu turabibona tukajya ku ishuri tunywa igikoma tukavayo tukarya turagenda tukava ku ishuri tukajya guhaha tukarya nta kibazo gihari. Sha ni byiza. Gusa nyine Gihozo nari mufitiye inkuru ishyushye. Niyo mpamvu nagiraga ngo ntugera mu rugo nyine umumbwirire. Nuza kubasha gusubira mu rugo se kumumbwirira. Bwiye ko namubuze hari inkuru ishyushye nari mufitiye. Ndayimubwira nigera mu rugo. Ndaza kubimubwira. Ariko ngo aracyakundana na Vincent ngo birakomeye. Barakundana. Ibyabo biri kure cyane rwose. Yego. Nose ubona bizaramba? Bizaramba. Sha biriya bintu ntabwo bizaramba pe. Kubera iki? Biriya bintu ntabwo bizaramba. Ase turetse kubeshya. Ubutabeshya. Ubu koko uri inshuti ya Gihozo? Teta. Gihozo ni inshuti yanjye. Reba igihe tumaranye. Ubuzima bwose yanyuzemo ni umuntu wambaye hafi, ni umuntu nabaye hafi, buri kimwe cyose ndakizi. Rero ntabwo numva ukuntu wambwira ngo ntabwo ni inshuti ya Gihozo. Ese ko cyo mwifuriza ibintu bibi? Ntabwo mwifuriza ibintu bibi. Ahubwo njye mbagira ngo ave muri buriya buyobe. Ubuyobe se buye? Ngaho reba uriya mugabo ngo ni Vincent. Na n'iyi saha aracyamushishikariye ntazi kuvuga ati ahumuka amaso avuga ati ase kuki umuntu ankorera ibintu byose. Yibaze n'urukundo amufite aho rushingiye. Wabonye umuntu ugukunda kuriya? Ariko byashoboka bitewe n'impuhwe agira uwo muntu. Impuhwe. Ariko ndakubeshye ko abagabo bagira impuhwe. Yewe. Nta mugabo ugira impuhwe. Ese we ntago ari abantu noneho? Oya nta mugabo ugira impuhwe. Noneho ku mukobwa
wenda rero wari kuzigira nabyumva ariko kuvuga ngo arakugirira impuhwe umukuru wawe ariko ni twese aba ari kuzigirira mwese wowe nande gira mukuru wanjye ubwo rero uzi ngo ni mwese wabigukora kugira ashimishe mukuru wawe nta hanyuma none mukuru wawe amukureho umusaruro amukeneyeho uhe musaruro uyu musaruro wowe rero uracyari umwana nta mpamvu yo kubwira ibintu byinshi wowe uracyari umwana gusa icyo nkubwiye cyo biriya byose ubona nta gihe mbihaye nta gihe ubihaye nta gihe mbihaye rwose gute se uri imana uri iki ndi imana nose biriya bintu ubona bifite ubuhe burambi burahari kuko ntabwo uzi icyo imana yabavuzeho bazarama bana bana wowe urinde wo kubihamya se nyine sanga ufite ubushobozi bwo kubihamya nyine ntabwo ngewe nabihamya neza ariko ngewe kuko ndabizi ko imana izansubiza wowe ndetse ngewe ariko niwe wenyine usenga ku buryo teta akira dupingi nibiramuka bitarambye bizaramba kubera imana ntago bizaramba abishyize hamwe nta kibananira bizaramba reka nkubwire teta biriya bintu ntago bizaramba uzi impamvu bitazaramba se biriya bintu byose ubona ni nk'utuntu tukwereka tuguhuma amaso bizaramba ahubwo bazabana ahubwo ngo bazagira bate bazabana barambye neza ko batazigira babana ntago bazabana ntago bazigera babana mwese wowe urinde ngiye ndinde ngiye rega ndi inshuti ya Gihozo ariko noneho ikirenzeho noneho ngiye burangiye ngira impano yo kureba ibintu bitazaramba nkabimenya niyo mpamvu namugira inama rega yo kubigendamo gakeya kuko nabyishyiramo bizarangira noneho ubu nabyita gute bashwanye se gushwana byoroheje yaba byibura abana ashwanaga gusa bikarangira kuko ngenda senga nzabisengera kandi nabizi ko imana izansubiza umva rero mubwire nushaka rero kubishyiraho umutima icyo nkubwiye cyo ntibizaramba kandi twabitegeye ubyibuke twabitegeye ntabwo bizaramba ariko wibuka ko muri Bibiliya handitse yuko nidusaba tuzahabwa ubwo rero nzahabwa akongera akandikwa ngo nubura ubwenge imana izakureka none se buri muntu wese ubona uba ugufitiye imwe nuko aba agukunze ntabwo aba adukunze ariko we uriya ubu se ngiye ko mbafitiye imwe kuki mutabibona ngiye ko mbafitiye imwe kuki mutabibona zihemuwe muri kandi uba tubona umugirira ishyari ahubwo ishyari gute se kandi mbamwereka ikibaho kiri ubundi inshuti yawe ubundi ikintu kiranga inshuti yawe urumva ikintu kiranga inshuti yawe si ukukwereka ibyiza gusa abakwereka n'umurongo mubi akavuga ati aha hantu unyuze ni habi nyura ahangaha rero iyo wihaye kugira ngo utegereze kuzumva ibyiza gusa ni hahandi uguye mu mazi uyita ikiziba ariko ntabwo wowe mu ruzi urwita ikiziba nagaruka abandi bakagombye kuzaza bikorera bakazaza uzaho ukabimubwira neza ariko wowe ubivuga umeze nk'aho ari nk'ikintu uri kumushakaho oya ntabwo ari ikintu mba mushakaho teta Gihozo ndamukunda ni inshuti yanjye si ubizi koko ndabizi nose hari ikintu kibi kiranturukaho ngo kigere kwa Gihozo ntabwo kiraguturuka ariko njye uko mbibona mbona kizaguturuka nubwo uriya muntu ntazi aho yaturutse yenda kuzaduteranya nta kintu kibi cyanturukaho kijye kwa Gihozo sibyo Gihozo ni inshuti yanjye nkora uko nshoboye kose kugira ngo menye ibyiwe sibyo nibyo nakubwiraga rero wibuke umumbwirire ahubwo bayi shabayi Teta! 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 Hiti! Ese ukusigaho ncaho utanamvugisha byarenze bite? Teta ugezaho kandi ejo narakubonye. Ejo narakubonye ntabwo uciye hano nabo nguhamagaye mbona ntuhindukiye. Teta ni cyo kibazo ufite? Oya. Kuko ndabizi neza ko ibi bintu bidasanzwe. Nta munsi n'umwe wagaciye hano byibuze utanambwe uti biti. None ugeze aho uzajya umanuka. Ese warwaye ko mbona umuntu watangiye gusaduka? Okay. Nese Teta.
tutabeshyanye kuko ibintu nubwo mbikubajije ariko ndabizi ndabona ko utameze neza sibyo ndabizi ko twagiranye ikiganiro cyanjye nawe urimo kunsaba kubera umubyeyi ndetse unsaba no kuba nakunda Gihozo twakigiranye sinabikwemereye none se nyuma yo kubikwemerera uyu mwanya ni ikihe kintu kindi kirimo gutuma witwara gutyo ni ikihe kibazo kiri mu rugo nta kibazo dufite mu rugo shuwa yego na Gihozo nta kibazo afite nta kibazo afite ngaho mbwira impamvu usigaye utambuka utaraje umuvugisha nta mpamvu ihari tutakurimo kuranga nkaho hari ikintu urimo kumvisha ntacyo ndi kuguhisha cyangwa hari amagambo ushobora kuba warumvisha abantu bavuga ukaba warumvisha ugaceceka muri aho namwe oya nta kundi tata nubwo nyine nubwo ndabizi ko uri umwana nubwo nkubwira ibiganiro kenshi by'abantu bakuru ndabizi pe ariko ntekereza ko ubuzima umaze kunyuraho bwatumye ukura uyu mwanya rero mukuru wawe ndimo namutegura ikintu mba nakubwira ngo iki kinini kuko iminsi tumaranye ndimo byibuze ndatekereza ko namupropoza ko dushobora kujya gusezerana mu rwego rw'umurenge ndimo ndamupropoza ko twajya gusezerana mu rwego rw'umurenge gusa murambabaje ngo iki murambabaje tata ngo iki gusa murambabaje kuko hagati mwebwe na Gihozo harimo mufite umwanzi wanyu utabifuriza ibintu byiza tata njyewe Vincent ndinze ngana gutya nta muntu ndahemukira nta n'uwo ndabwira nabi yewe sindanafungwa nta n'urukiko ndahagararamo ndimo kwisobanura uwo mwanzi avutse atavuye mufite umwanzi utabifuriza ibintu byiza kandi inshuti ya Gihozo arabazi mwese neza inshuti ya Gihozo none se uwo muntu nimba umuzi wamubwiye Gihozo nari mubwiye ariko ntiyagira ikintu abihinduraho nese uwo mwanzi ni umukobwa ni umugore ni umugabo ni umukecuru ni umukobwa w'inshuti ye kandi ashaka ko muzanakora ubukwe ngo iki ndashaka ko mutabana uwo muntu si umurozi ntabwo mbizi niyo tugiye ku ishuri buri munsi arampamagarika akabimbwira tata karame ngewe ndinze ngana ngewe Vincent ntarafungwa nta n'umuntu ndahemukira nta n'urukiko ndahagararamo rero ntabwo numva umuntu waba uje akanya uvuga ngo mfite inzika ingana gutyo mbese ubwo yaba ari iki simbyemera neza ariko abivuga ari seriye akambwira yuko mutazabana ashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo mutabana tutamwihorere rwose uwo muntu ibyo neza ubundi ntawe urebye urabona yadushobora ngewe wowe mukuru wawe abantu batatu yadushobora ntiyadushobora ariko nyantera ubwoba akata mwihorere nakomeza ntabwo yatubasha ashyitse umutima hamwe gusa ntuzajya wumva n'umutima wabitekereje ujye udutekereza uvuga uti ngewe mfite tonto ufite imbaraga buriya mfite n'imbaraga na nyinshi ntazagire ikintu kigutera ubwoba kuva ukimfite sibyo yego ahubwo reka nkwihera akabiswi areba niko
reka ntihazagire reka mpite nguha n'akaji k'abana uze gusomeza ariko ntiwongere guhangayika ngo umuntu ngo yaravuze ngo ubukwe bwacu ngo zabwitambikamo ntabwo yatubasha nubwo yaroga buriya ngewe kera bigeze umuntu yigeze no kuza kundoga ahubwo agiye kundoga ashiduka yiroze neza urumva n'akazi ndakaze pe reka ntabwo bikunda sheri bayi kandi ugire umunsi mwiza wiyiteho unsubiza igihozo umwana w'umuntu mukuru ahari wenda umuntu yakavuze ngo avuga n'ibyo ariko ntayabana pe ngo umuntu ngo yaravuze ngo aze njyewe ariko wenda yaza ko umuntu mukuru ari guteza nkavuga nti inkuru yarayumvisha ariko se umwana utagira ahantu ajya so mwiriwe reka nze gato muranzanira isukari ibiro 25 munzanire udufuka nka 2 cyangwa 3 munzanire amavuta agakarito harimo utubuda 5 ndabona hasigaranye akabido kamwe ibindi hari byo nakoresha kuri WhatsApp nuko ibyo ari byo nibagiwe sawa Muri cyo kurimo gukutukuta nzabura aho wabaye iki izina byatara ahubwo uko navuze ni ngomba gukora uko nshoboye kose ngere hano ese wavunitse sha dore ndumva narakibanye ukuntu guhindukira ijosi nkajyana gutya birangora byatari ese wabaye iki ubwira cyagihe ejo bundi ibintu byambayeho cyari mwana we ndabizi mwarandakariye umve ngo iki cyose mbona umva wagira ngo gifite nk'ahandi hantu gifashe none se ejo bundi urambwa ngo waraje urambwa ngo narakurakariye gute suzi ko inzira zijya mu rugo kwa Gihozo unyura hafi y'ibishanga urumva uturutse mu rugo yego n'ahangaha ushaka kugerayo vuba wambuka kakararo nyine kakararo narahaciye ajya amasaha uzi byambayeho uzi ko habuze gato ngo abantu bari ubuzima baraguteze se barameze tubanyaka ibiri kimwe cyose nari mfite wumve ngo na telefone impano nagize nuko nari nayifashe nayishyizemo hano hari ukuntu hano ugiye kubaca ubu byikekaho ariko utabishura neza yuko bagira cyane kandi n'akamatushe karase nagake ntago bari kubitekerezaho cyane abanyagwaye amafaranga nari gushira Gihozo babaranyatse ya mavuta byose baranyaka habuze gato n'ubuzima bari kubunyaka barimo baragusuhuza Marisa yarimo kumbwira ngo nyine ubushize yaje hano muhamuha ibintu akuzanira nyine arimo kumbwira ngo baramuteze barabimwambura yari yabikubwiye ntumbwira bimbwiye ariko ntabwo nzi ko biri garave gutya noneho yabimbwiye ampamagaye kuri telefone njyewe ntiyigira nyirurira yuko yababarira muzika akunda guhisha ntabwo nzi ko ameze gutya muri ibyo n'ibintu ugomba guhisha koko yarabimbwiye nuko twaraganiriye cyane nibayirwa kubikubwira akumva atari ngombwa mba bafite isoni n'ukuntu mwafashe
uzi ko ntabwo nakagombye kuba naje bitewe n'ukuntu ndi kumva ameze kumera ntabwo bikunda mama ari kunyitaho uko bushoboye kose hano baramfashe baraniga noneho mana sinzi uko nabisobanura byibuze wagiye kwa muganga mbibwirire mama hari ukuntu byakunda kugira ibintu bya kinyarwanda agashaka bya pomade biki akiyaranja yaragerageje ariko nikomeza kwanga nshobora kujya kwa muganga kumara ibintu byari tutera koko ku buryo mera gutya n'umamagare none se kuki nagwambaye ku telefone ukambwira nk'umuntu kuvuga neza wabitewe n'iki yo ntabwo nagombaga sinzi ko nabigusobanurira ntabwo nagombaga kubikuba kuri telefone ngo ubyizere mvugo na mama yagombaga kuza akabibwirira yarambwiye ati wagumye mu rugo nyina nabasobanurira ndavuga ati bashaka kubifata nabi reka ngerageze ngende nabo barebe nubwo mutabasha kubireba siko muri sana kizakingirira ubu umuntu kuza urwaye gutyo ngo kunsobanurira usembwa kuri telefone ntabwo nari kubyumva none wajya hajemo na Maria ndi kumva wagira ngo harimo n'imbeho kandi ari imvune gusa numva mfite shiri Paul sibyo Paul rega byakubaye nawe byawe nanjye ariko barakwambuye gusa ntabwo bagufasha kungufu Vincent akunda kugira brag batashiri ko yatumuse kuri no kubabara boya hari igihe abantu bakwambura ugashiduka bagufasha no kungufu urumva abantu ufashe kungufu bagiye kwa muganga abantu afite gahunda yo kukwambura cyane ko hari no kunzira ikunda gucamo abantu ntago umwanya bawubona wo kugutindana batashiri bafite uburyo bagutwaramo kuba ukiri muzima byonyine ugihumeka kuba uriho nicyo gishoro sibyo ibindi byose nibishakwa Imana ishimwe kuri amahoro kandi ndagukunda shiri nanda bakunda kandi murakoze kunyumva ukuntu mwamfashe nta n'ibyo narizi ahubwo narinzi ko yabibonye ariko mbaga ko byagenze ndahera mbasobanurira shiri reka twakugutije basi byo kwiryamira ni ukuri ntuzongere kunyibona n'ibintu nk'ibi ngibi sibyo nduze kukureba sibyo shiri ndagukunda ndagukunda ibijiji gusa ngo mbega injiji cyakoze biriya bicucu bizapfa ari ibijiji ipu maragapfe gutyo muri injiji ndebera ngo ndabitekera imitwe ikabifata we sha muzapfa nabi gusa reka murisa usiko hamagara kuvuga neza nta n'ikibazo kimwe afite cyo nzi ko wabibonye shiri njyewe yarabimbwiye ariko nuko numvaga ari umuntu uvuga neza numvaga nibuze nkubwira ndabyibagirwa numvaga atari ngombwa ariko nabonye ko bimeze gutya usiko bari bamwishe ni byiza amakuru ni meza tumaze umwanya twicaye aha ngaha pe kandi umeze nk'umuntu ufite ikibazo ikibazo kirahari ariko ni ibanga kandi njyenyine ngomba kubimenya nese njye uri gutuma nyine ntekereza cyane sinzi niba nyine tukiri inshuti nk'uko twari inshuti nka mbere kuba inshuti byo turacyari inshuti pe ndi kubona ahubwo ko ushobora kuba undakariye kuba mama yarabirukanye mu nzu ufite icyo kibazo nicyo ushobora kuba ufite ntabwo ari cyo ariko namusabiye imbabazi urabizi mwaranambabariye ariko nyine gerageza umbwire ikibazo ufite ikibazo ni icyanjye ku giti cyanjye nta nubwo ari iki nta nubwo ari wowe cyerekejeho pe umuntu wese ufite ikihe kibazo shasi nakikubwira kuko kukivuga basi nzakikubwira ikindi gihe kuko aka kanya ntabwo mfite imbaraga zo kukivuga nawe uri kumpangayikisha pe none se ikibazo cyawe mukuru wawe urakizi umeze nk'aho atakizi kuko ndabimubwiye ubundi akabifata nk'aho ari burage ndi gutera akanyihoresha gusa nawe nkikubwiye byaba ari ibanga pe ngagerageza umbwire nyine ikibazo ufite nzakikubwira ikindi gihe kuko aka kanya nta mbaraga mfite ni gutuma mpangayika nyine nkumbuye bya bihe byacu bya mbere useka ukina umeze neza nyine kuva cyagiye naza kugura urwandiko rukuvana mu nzu wahise uhinduka oya ntabwo ariyo mpamvu
kuko none nisanzwe nishimye ariko usibye icyo kibazo nicyo cyonyine cyatumye umubiri ucika intege. biragoye nyine kumva ko ufite ikibazo ukaba udashaka kukimbwira na mukuru wawe byibuze wamuntumyeho. Oya sinawe umugutumaho yambwira nabi ahubwo kurusha. Okay. Ubwo rero nyine wowe wihangane nyine ugerageze ukomeze nyine ugira umutima ukomeye ibintu byose nyine birashoboka kandi nyine nta kintu kitagira iherezo. ntacyo pe. Yewe ugerageze nyine kandi ukomeze usenge ndabizi ko ubizi kandi nanjye nkumbuye ko nsengera sibyo. Nta kibazo nyine jya ugerageza basi wishime mere neza. gusa mu buzima ni wowe nshuti nabonye nubwo nagize izindi nshuti pe ariko ni wowe ubasha kubanda kunyitaho ukabasha kumenya uko nimba ameze nawe ukaza ukampumuriza ariko abandi oya ntabwo ajya bikora. ahubwo mise menya ikibazo ushobora kuba ufite. urakeka ari ikihe? Ntekereje yuko ushobora kuba warabonye abandi bantu uganiriza ibintu byawe ukaba nyine njye ubona ntakiri umwizerwa kuri wowe. Oya pe ntagara shanza bikubwiye kuko kandi pe nta nubwo ari wowe byerekejeho nuko nyine ari kumwe uba ukeka ko yaba ari wowe ariko ntabwo ari wowe. ntaribi ubwo nyine niwumva umbohokeye wumva ushaka kubimbwira cyangwa se mu kimwe uzabibwire mukuru wawe nyine uvuga ikibazo ufite. ndabimubwiye ariko ntabwo ajya abyemera aravuga ngo ni amagambo y'abana ukanambwira nabi ariko njye urabizi ko nkumva rero jya ugerageza njyewe unyibwirire niba nyine uba ushobora kuba umutinya. ariko ntabwo mutinya ahubwo niwe utajya unyumva niwe utajya kumva. rero ubwo reka nizere ko nyine bizarangira ubimbwiye kandi ibibazo ntibizaguherane. nzabikubwira igihe nzabonera imbaraga zo kubikubwirira nzabikubwira. sawa ntaribi. ese wanyu mumeze gute? wacu tumeze neza nese ko wanze kuza kudusura. nzabanza mbibwirire igihozo kiriya kimwe kigiye kuza ntabwo kibizarenga ntaje kugusura. ahubwo se amasomo meza ati tuvanye ibibazo byawe? amasomo ari kugenda nuko nyine yagendaga usibye ibyo bibazo bituma n'amasomo ntazi ukuntu asigaye. nta n'umuntu ufitanye ibibazo ku ishuri se? ntawe. nta muntu ufitanye ibibazo byawe ufite ku ruhande rwawe n'ibyawe? n'ibyanjye ku giti cyanjye. nta kibazo nyine ubwo ufite ikibazo cyawe bwite ukaba nta muntu mufitanye ikibazo wenda ndakeka bidahangayikishije cyane. ntabwo bihangayikishije cyane pe. birumvikana. ahubwo se mama wawe ameze gute? uramukumbuye se? ameze neza ntaribi ariko ndakeka kanizere ko mumeranye neza wowe nawe. nta kibazo gihari kuko ahubwo yatugiriye neza iriya nzu yari kutugwaho. yari kubagwaho. yatugiriye neza pe turamushima. aya ntabwo byo gushima byo byazamo kugira ngo nta kibazo bintwaye kuko nta kibazo bibatwaye zitahomba nta kibazo. ibyo dusore nyine karibu nubwo udaheruka nta nubwo ujya uza ariko igihuzo yarakubujije. oya yarakubujije kuko nawe nsigaye mbona acecetse cyane ubundi nta kintu ajya kubuza kuri njye. reka sinzi ibintu ahugiyemo naho bwoko bwazambwira nyine. nese buriya gihozo bakubonera umwanya? reka kuko se nimba mbere twaraganiraga ariko ubu ngubu nsigaye mbona tutakiganira neza. niyo ageze wenda niyo apfuye kunyumva ntabwo ndenze iminota 2 nayo aba ari myinshi. aracyakwibutsa gusenga nka mbere.
muraho uraho wa muri uraho neza muraho sashima yesi ahimbazwe amakuru yanyu amakuru ni meza murakomeye yego urabizi ko mu muco nta muntu ubwira umuntu mukuru ngo yesi ashimwe, nta muntu uramutse umwana uramutse umukuru, yego se ahubwo bagomba gutegerezaho gusuhuza. ngaho nsuhuza aratamubonye muraho neza uraho yego yesi ashimwe ese nahimbaza Nicyo nakubwiraga, nawe iyo umubwiye iyo uvuga ngo yesi ashimwe. sheri uyu rero ni umumama, ni mama Mulisa natwe yanjye ngira ngo yego ntabwo nari nkuzi. nanjye ntabwo nari mbazi. Yego ni umumama mwiza, ni umubyeyi nyine, niwe utugira inama, niwe dufite ikibazo tubwiranye duhamagara. Mama muri karame uyu rero nawe ni sheri wanjye yitwa Vincent. yego nubwo ntavuga umugabo mu izina ariko solution uyu nguyu niwe duteganya ku bana yego muri ino minsi. ni byiza Yego reka mbe ngiye rero ndimo nihuta yego ariko Imana ishimwe nyine ni byiza mukomere eh, ni byiza pe murwubake muzarwubake neza ni byiza yego murakoze. yego azaza kugutumira vuba. yego tuzabutaha nta kibazo. nimwe murimo mumbabariza umwana, ni mwebwe murimo mumbabariza umwana mugatuma atarya atanywa. ntabwo namukuratira ngo ubashe kubyumva ko ndibasubije mu ese umugabo afite umugabo cyangwa umugabo yarapfuye? oya nta mugabo agira, ndakuvuga ngo ko yapfa akiri muto se? sheri ukuri kubibaza kuko nyine uyu nguyu umugabo nyine apfuye ejo bundi muri seri namukurerega yiga mu wa 6 primaire. noneho impamvu ni umumama nyine usenga, ukunda ibintu by'Imana, ukunda n'umwana wiwe nyine uhesha n'agaciro, yanze kongera gushaka undi mugabo kubera Mulisa. Urumva Mulisa papa wiwe atarapfa yakundaga Mulisa buriya mu buryo utabyumva. noneho ajya no gupfa aramubwira ati wenda uzankundira umwana, uzamfatira umwana gutya, nyine urabizi nk'umubyeyi nyine. ubwo rero urumva wenda yarapfuye, njye niko mbitekereza. nyina wenda ahita abifatira avuga ati bitewe n'amagambo wenda yamubwiraga ngiye gushaka ni kuriya Mulisa n'uriya nyine biberaho kuriya. si byibuze uyu mugabo ajya gupfa akamubwira ati nubwo ngiye ari kuzihangana ushaka undi mugabo. ngaho nyumvira mbese urupfu rurateguza. nyeto hari uruteguza ariko uri kwa mugabo ukabona mu gihe yewe ninjya gupfa nzambyiyumvamo. noneho nujya gupfa uzambwira ngo uzashaka undi mugabo. oya njye nzakubwira ngo nzakubwira uzambwira ngo ugiye uzashaka undi mugore. mbese ubusheri mbimenye tukiri batoya ntabwo nari kubwira kwishakira. ibyo reka tubireke. gusa uko byagenda kose sinzi wenda imibereho y'uriya muryango niwo wiyizi, ariko ikigaragara ntabwo ari abantu bashobora kuba babayeho neza biri 100%. nyine wabibonye reka nawe ngira ngo urabibona. none se akora iki mu buzima busanzwe? akora ibyo biraka, yaba yabonye ayo mafu akagenda akarangura, bafite ibiro akarangura akazunguza kuvamo icyo gihumbi bakarya. yaba yabonye ahantu kwishatse nka kuno umukire azamurenza akagenda agasaba ikiyede agakora ikiyede. nyine ubuzima iminsi ikicuma n'ubwo ubuzima bubayemo nyine, ariko barabwishimiye nta kibazo. uretse atama mu byushye umeze neza akimana izabagirira neza. umuntu ukunda kwizera cyane. iyo tugize amahirwe yo gutembera gutya tukabona ibiganiro by'abantu bimeze gutya, iri ni ishuri tuba twicayemo. Imana nitugirira neza tukabona ubuzima tukabona amafaranga, uzanyemerere abantu nk'aba tuye tubafasha ukuri. igitekerezo ni cyiza pe, nanjye ndagishyigikiye kandi nanjye uzi ko ntari umuntu mubi.
nukuri icyo gitekerezo ni cyiza cyane ni nyamibwa bumva abantu bose bafasha igihugu cyose ubundi Imana yakumpaye yarakoze arabe sure baragenda hose nawe hari igihugu ubizi kuri mwiza mama yagize kubimbwira kera ibya mama bireka nasanze agapapuro yaranditse ngo mwana wanjye uri mwiza rero nabirota no mu nzoza bimbwira uri kumva nyine bibwirwa na mama iyo ndyamye mu nzozi hano after mama rero ngiye kubwira ngo uri mwiza kandi I love you reka nkubwire wowe ubundi urabona imvura yo mu mpeshyi shatse babona ikive hejuru oya nawe utituka nyine imvura yo mu mpeshyi no kuntiza izuba ryakakaje abantu waje usanga narakakaye narumaganye